Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh ye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Atali ya mama yake kama naye Neba nange Katonda wamanyi Katonda waki akawumbike mbo Kaso Yes, isabato nziza kuri mwe mwifuza cyangwa se mwizihiza isabato nk'umunsi wahariwe abakristo. Buriya akenshi muri iyi si harimo amadini menshi ndetse buri wese yumva ko umunsi asengaho ari wo munsi Imana yahisemo. Buriya ntago abantu benshi bajya bemeranya iminsi, usanga abadivantiste bari kwemera umunsi wo kuwa gatandatu ko ari wo munsi wa karindwi w'isabato yera, ugasanga n'abasenga ku cyumweru abagatolike ndetse n'abadeperi ubwo n'abandi benshi bagiye batandukanye, ugasanga barahamya neza ko icyumweru ari cyo cyumweru cy'umugisha Imana yahisemo ikakeza. Ugasanga abisilamu ndetse n'andi madini agiye atandukanye nabo barahamya iminsi yabo, ariko buriya icyiza nuko bose baba basenga Imana. Ku kijyanye n'iminsi ntago twagisiganira kuko n'ubundi nta munsi ugira ibara, ngo tubone umunsi w'umutuku, umunsi w'umweru ngo duhitemo tugendeye kuri iyo minsi. Wapi, iminsi yose ubona ifite ishusho rimwe, wenda bishobora guhindukira ku buryo bw'ikirere ariko umunsi ubugisa na wa wundi. Rero nuko hagiyeho icyo bita wenda mu bijyanye no kubara, bakabara amatariki, bakabara amasaha bagendeye kuri ibyo bintu. Ingengabihe niyo yaje nyine itandukanya ino minsi, ariko ubundi ibihe byose birasa. Icyiza mbashimira mwese, waba usenga kuwa gatanu, waba usenga ku cyumweru, waba usenga kuwa kangahe, ikintu nagushimira nuko usenga Imana. Nimba usenga Imana uri mu nzira y'ukuri, ariko wenda abonagaya nabasenga ibindi, ariko ibyo usenga byose nimba bigusubiza nakubwiza iki, buri wese agomba gusenga ibyo yiringiye kandi akabazi ko bimusubiza. Ntago nagucira urubanza, Imana niyo yonyine yo gucira urubanza twese muri rusange. Ndabashimiye rero abakunda filimi Inzira y'Umusaraba, mbahaye ikaze muri kino kiganiro. Nitwa Bosco Nsabimana. Buri gihe ninjira mu kiganiro mu buryo butandukanye, ariko ndabizi ko uburyo nkinjiramo bugufasha kandi bukunezeza. Nkomeza kugenda mbona abantu benshi banyandikira kuri WhatsApp, baba batuye mu Rwanda ndetse n'abatuye hanze yarwo, bambwira ngo dukunda ibiganiro byawe. Nakunze uburyo umunsi umwe nigeze kwandikirwa n'umugabo uri muri Mozambique, ahari wenda nuko amasezerano kwa twagiranye tutayubahirije neza, ariko ndakeka yuko umunsi twongeye kubonana tuzahuza kandi tubikore neza. Uwo mugabo rero yaranshimishije cyane, yari umupasiteri w'umuvugabutumwa, yaranyandikiye arambwira ati nkunda gukurikirana ibiganiro byawe, nkunda yuko ibiganiro ukora hari igihe ugira abantu inama, Imana izagushyigikire kandi kugeze kure. Uwo mupasiteri rero yambwiye amagambo akomeye cyane, na n'ubu ndacyagenderaho ibi biganiro. Rero impamvu nkunda kwibasira kuri bino bintu nkavuga rimwe na rimwe sinangire ndi kuvuga ku nzira y'umusaraba kandi ariyo tugendereye, nuko mba nzi yuko n'amagambo ndi bwavuge hari abo ari bwafashe. Hari igihe wewe ushobora kumva atagufashije kwihutisha ukiyumvira iby'inzira y'umusaraba, cyangwa se ya mahirwe yo gutsindira amafaranga, cyangwa se ya mahirwe yandi yo gukina filime, ariko n'ibi ngibi hari ababa babikeneye. Tuba dukeneye guhugurana kuko bino biganiro ntibirebwa nawe gusa, birebwa n'abantu benshi, harimo abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ibihugu byinshi cyane, n'abantu bari mu bindi bihugu. Mboneraho kubasuhuza no kubifuriza umwaka mushya muhire. Ubwo rero niyo mpamvu tuba tugomba no gutangira twambaza Imana, niba yadushoboje, niba yatumye turamuka. Hari benshi baba bagiye kuri uyu munsi, nujya ku mbuga nkoranyambaga urasanga benshi bitabye Imana. Nimba rero tuba tugihumeka, ntacyo tuba twahaye Imana, tujye tubanza tuyishime, tunayivugeho muri kino kiganiro. Ibyo dukora byose nuko iba yadushoboje, bitabaye Imana nta na kimwe twageraho. Niyo mpamvu tubona bano bakinnyi b'umusaraba bakina bakadushimisha, bakatunezeza, nuko baba bagifite ubuzima buzima. Tujye tunabashyira imbere y'Imana kugira ngo ikomeze ibarinde. Abantu benshi barambwiye ngo batunguwe no kumva ko uyu mugore Mukanambara ari mama pasiteri, ari umunyamasengesho ukomeye cyane, ndetse ngo umunsi umwe bigeze kumubona
kumubona Nyabugogo ari gusenga ari guhimbaza Imana, abantu benshi barashungera, bari bamuzi nk'umugome bakajya bagira ngo ari kwijijisha, ariko nagira ngo nkubwire ko ari umuvugabutumwa ukomeye cyane, ndetse akaba rwose ari mu mavuta meza ya Kristo. Ntago biriya mubona ari gukinana ubugome, biratandukanye, ntago ariko ameze. Nubona rero umuntu uri gukina ibintu bimeze, ntukamucira urubanza, ni umukino, ni nka tiyatere, naho biba bihuriye n'umuntu wa nyawe wo mu buzima busanzwe. Ni kimwe yuko na pasiteri cyangwa se bishop runaka aba atandukanye n'uwo ari we. Ngira ngo mujya mwumva benshi bafunze babaziza ibyaha runaka, kandi mwari muzi ko ari abakristo batajya bakora ibyaha. Rero buriya umuntu atandukanye n'ibyo akora. Ntuzabona umuntu ku isura ngo runaka ngo aritonda ngo icyamuma. Buriya bijya biba ku bagore cyangwa abagabo, abenshi bakabona nk'umuntu runaka ikinyuranyo cya mugenzi, akavuga ati sha uriya mugabo aritonda, icyamure uriya mugabo yonza kuba ari we nshaka. Wapi, buriya nawe aba afite ibibi byiwe. N'abagabo bakabona abagore bakavuga ati uriya mugore wanjye ni umusazi, ariko uwama runaka aritonda, buriya nawe umugabo we amuguhaye cyangwa akakubwira ibye nibwo wabyemera. Buri wese agira defo ze, rero ntimukifuze ahubwo cyangwa se ngo mucire abantu urubanza. Buri wese aba afite kamere ye ndetse na defo ye. Rero ibyo tubona hanze n'ibyo tubona inyuma bitandukanye n'umuntu. Uyu Ntare y'Ingore ni umukristo mu buzima busanzwe. Namwe rero abantu mushaka kujya muri filime, muzumve ko muzahinduka mukaba badasanzwe. Abantu abo bari kubona muri filime bakazajya babona n'abo babona mu buzima busanzwe batandukanye. Rimwe naganiriye n'abantu bakina utuvideo kuri TikTok, baratubwira ati iyo turi kugenda mu muhanda nta muntu n'umwe utureba, nta n'uwutumenya, ariko iyo twambaye ya myenda dukinana kuri TikTok baradushungera. Ati rero numva yuko umuntu aba wa wundi bitewe n'icyo arimo gukora. Twibutse cyane rero by'umwihariko reka duhere kuri ya mahirwe yo gukina filime. Ngira ngo aya mahirwe araza gusoza kuri uyu wa gatandatu nk'uko nari nabikubwiye. Nimba nawe ushaka kwiyandikisha mu bashaka gukina filime, andika kuri 0720365580. Abagabo, abagore, abakobwa guhera ku myaka 18 kugeza ku myaka 25, ndaza kugufasha kandi nguha amahirwe yo kuba wazamura impano yawe. By'umwihariko ugomba kuba utuye mu mujyi wa Kigali cyangwa hafi yaho, ku buryo wumva ko wazajya ubona amatike yo kugera hano mu mujyi wa Kigali aho dukorera. Ubwo rero ababyifuzaga mwandike hakiri kare kugira ngo bize kurangirana n'uyu munsi namwe mubonye ayo mahirwe yo kuba mwakikinira filime. Filime muzakinamo ntago ari filime Inzira y'Umusaraba, ni filime yitwa Inzira y'Urukundo. Banza ujye kuri YouTube wandikemo Inzira y'Urukundo, urebe iyo filime buryo imeze. Nubona level cyangwa se ibyo bakora wabikunze, uze kubyandika kuri WhatsApp, ndaza kugufasha kukwinjiza muri iyo filime, ibintu bigende neza, tugendane neza gatanu ku kandi. By'umwihariko ndashaka umukinnyi umeze nka Isimbi, wakambara nka Isimbi agakina nk'ibyo Isimbi akora, uwumva wiyaminiya anyandikira ambwira ngo biri Isimbi akora nabikora, nakina nka Isimbi. Uyu munsi munyandikira ariko mumbwira kabisa, ndabafasha cyane kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Mbibutsa ko umukinnyi atandukanye n'ibikorwa bye, mutazabona Isimbi ngo mumufate ukundi, ni ugukina kandi ikizima nuko bimutunze kandi byamugejeje kure. Nawe rero gerageza amahirwe yawe. Twasize ku munsi w'ejo Cyusa ateruye iribagiza amucikanya amuzanye mu rugo iwabo. Iyi shusho muri kubona hano, Rugema muri kumubona ndetse na Cyusa muri kumubona, niyo mashusho twasigaranye mu maso yacu. Dusiga Rugema atangiriye Cyusa turi kwibaza ngo ese ninde wo gutabara Cyusa. Ndabashimira ko mwatugiriye inama yo guhamagara polisi kugira ngo zize ziba arizo zirenganura Cyusa, zize zimufashe kuba yava hari. Abandi bati kamarade ndetse na Emile kubera bari hafi nibigaragaze barangaze Rugema. Rugema nababona ntago ari bwatangire Cyusa. Nacyo ni igitekerezo cyiza. Kimwe muri ibyo bitekerezo bibiri nibyo bitekerezo turi bwakoreshemo uyu munsi. Ahubwo ndi kubaza ngo igitekerezo cyiza twakoresha kitadutenguha ni ikihe? Ni uguhamagara polisi? Ese ni ukuzana kamarade ndetse na Emile bagahita bahinguka? Igitekerezo cyakoroshya ibintu tugahita ducikana iribagiza wacu tukamujyana Rugema ari kureba mu buryo butagoye ni ikihe? Mungira inama. Ngiye ku bwanjye ndumva kamarade na Emile aribo baza, kuko kamarade na Emile uyu nguyu Rugema kibabona
nta nubwo yakomeza, ntabwo yabona imbaraga zo gutongana na Cyusa cyangwa zo kuvugana na Cyusa. Ibi byose yahita bihagarika, apfa kuba babonye mu maso ye gusa, byahita birangira Cyusa agakomeza gahunda ze, ubwo Emile ndetse na Kamarade na Rugema nabo bagakomeza gahunda zabo. Mwebwe murabyumva gute muri gurupe? Murabyumva gute muri rusange? Mubyandike muri comment kugira ngo ibintu bigende neza. Mu kanya saa 5 niza gusohoka, nkwibutsa ko ntabwo izagirenza saa 6. Uyu munsi ni wo munsi wa nyuma igiye gusohoka, birashoboka ko ishobora kuza gutindaho gakeya, ariko ntabwo iri bwaze kurenza saa 6. Niyo mpamvu mubona bino biganiro twatangiye kubibaha saa 5 n'iminota, nuko tuzi ko ishobora kurenzaho iminota mikeya. Muri muduha ibitekerezo rero kugira ngo iyi episode iri bwaze gusohoka itaza kubasigira amatsiko menshi, kandi muzi ko ejo itazasohoka. Bye bye, umunsi mwiza.